mu buzima bwa buri munsi yibaho niho ugomba kuhura n'ubuzima bubi ako gakeya genda biza. Yes, Nivuga Ngingo TV nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi tugiye kuza mu kindi gice cyacu dusanzwemo dukora cya Kamambayambaye, aho tuba tuganiza abantu batandukanye baba bagomba kuba uko byagenda kose. Kuri uyu munsi noneho twaje mu bacuzi, abantu bakora ibikorwa bitandukanye, bakora imbabura, bakora ibindi bikoresho byo mu byuma. Baraza kutubwira uko biba byifasha ahangaha. We icyo ugomba gukora ni subscribe, ntucikwe. Bimeze bite? Ni sawa, nta kibazo. Urakomeye? Turakomeye, turashima Imana. Witwa nde? Kwa Ntibazanye Felix. Ahangaha tugusanze. Aha musanze ni mu kazi kanjye nkora ka buri munsi k'ubucuzi. Abantu baba bumva ko wenda gucura ari bariya bacura ibintu by'ibyuma, abakora wenda nk'amasuka, ibintu nk'ibyo. Namwe buriya mubarirwa mu bacuzi? Naka tubarirwa mu bacuzi, ariko turi abacuzi kimwe nabo. Akazi dukora ni kamwe, mu rwego rwo kwihangira umurimo. Mu rwego rwo kwihangira imirimo. Ibi bintu noneho ugiye kudusobanurira ibi bintu mukora byatangiye bite? Warabyize? Ngiye narabyize, nagiye mu myuga ndabyiga, ndangije tutanye na bagenzi banjye dukorera ahangaha. Turakora turi abantu bageze muri batanu. Nuko bamwe na bamwe batashe bagiye muri konji, ariko natwe turimo turakora kandi tugiye kugemura. Turabikora tukajya tubigemura, ni ibintu bitagura isoko. Ni ukuvuga ngo aka niko kazi kanyu mukora buri munsi? Aka niko kazi kacu ka buri munsi dukora, niko katubeshejeho n'imiryango yacu. Noneho hari abantu baba bumva ko akazi k'ubucuzi cyangwa se wenda gucura ibi byuma ari ibintu by'abasaza, ari ibintu bya kera, nyine nta muntu w'urubyiruko wabikora. Aya byari bya kera, ubu ngubu ni ugukura amaboko mu mifuka. Ibyo byakoraga n'abakera, ibi ngibi ni ibya buri wese, ni muri rusange. Umusaza, umuntu w'umusore, umujeni n'abakobwa ndetse bagomba kuza nawe tukabigisha, nta kibazo. Noneho ujya gutangira gukora ibi ngibi byaje bite? Igitekerezo cyakujemo gite? Utubwire mbese muri wowe, uturamburire, utubwire urugendo rwawe kugira winjire muri ibi ngibi uko byari byifashe. Ni ubuzima. Ntabwo nagize amahirwe yo kwiga, yabaye ngombwa ko ngomba kwisunga bagenzi banjye, nkajya muri koperative kwiga. Maze kwiga bangwa ko bampaye certificate yanjye, bangwa ko nanjye ngomba kuza kwihangira umurimo ahangaha. Ntabwo byagukomereye kubyiga ko wari uvuze ngo ntabwo? Byarankomereye cyane, dore ko nari mfite n'umudamu n'abana. Byarankomereye cyane birenze n'ukwemera, ariko mu buzima bwa buri munsi yibaho niho ugomba guhura n'ubuzima bubi ako gakeya genda biza ugakora. Aho bigereye ahangaha nta kibazo mfite, birafashije, bintungiye umuryango, na mituweli bibasha kuyinyishyurira, tukanyishyura n'inzu yo kubamo. Nta kibazo mfite. Umuryango wawe mungana gute? Ni umuryango ufite umudamu n'abana batatu. Abana batatu bose n'ubundi batunzwe n'ibi ngibi, n'amashuri abana biga ni ibi ngibi rwose. Kandi koko ukabona mituweli ukishyura nta kibazo? Ndishyura nta kibazo rwose. Noneho ibi ngibi ku muntu ushaka kubikora, ni iki wowe ujya umufasha? Umuntu ushaka kunyura cyangwa se gutera ikirenge mu cyo wateye? Uyu muntu wese waza bishaka rwose, nta gahato, yaza nkamwigisha. Ntacyo bisaba, ni ukumutegeka ibyo agomba kuzana by'ibikoresho, akaza nkamwigisha agakora. Yamaze kumenya, ni gakeya rwose, mwaka kanzu gakeya, nta birenze birimo gurema. Mu rwego noneho rwo kugira ngo abantu bamenye aho mukorera ibintu byanyu, ababibacururiza se niba wenda mufite aho mubicururiza, urabarangira noneho uwabona ibi byose nawe akazaza noneho akagura ibi. Nta kibazo rwose. Ahangaha bahita ari mu mudugudu wa Mikingo, Kagari ka Byahi, umurenge ni Rubavu. Uwabishaka wese rwose yansanga ahangaha nkamwigisha akazi rwose, nta kibazo. Ibi ngibi noneho bimazemo igihe kingana iki? Turangiza imyaka 4. Imyaka 4. Wabitangiye ubwo muri 2015?
15 14 gutyo 2015 kandi urabona ko uri umuhanga. urabona nta birenze nawe urabibona kabisa. Turagushimiye. Merci.